hari aho rero hagenda haba ibyuho bitandukanye mu bijyanye no kwegera itangazamakuru no kuriha amakuru mu buryo bw'umwihariko ajyanye n'umusoro. Ariko ni inama nziza kubera yuko ibyo bitangazamakuru bitandukanye byo hirya no hino riragira akanya ko guhuriza hamwe ibitekerezo ariko no kujya inama ku cyashobora gukorwa. Ariko harimo n'abageze kure nabo bashobora kujya inama bakavuga bati ariko twebwe twakoze ibi n'ibi bityo n'abandi nabo bakaboneraho. Muri rusange rero kungurana ibitekerezo, kungurana inama, kuganira kuri ibyo bibazo bifasha yaba ari ibigo bishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro, yaba ari n'ibitangazamakuru gushyiraho gahunda ihamye yo guhora begerana no gufashanya muri rusange mu gutuma abatuye ibihugu bitandukanye bagira amakuru ahagije ku bijyanye n'imisoreshereze. Taxes plays a critical role in the growth of each and every country. So providing information to the community is something that is extremely important. So during these sessions, we'll be covering a number of topics that you saw on the agenda, and some are very critical, and it includes tackling financial illicit flows. How do we tax digital economy? So we'll be sharing different experiences with different participants. But as a way of closing, I would like to thank all the participants here present, by hoping that this engagement will help Rwanda in particular and Africa in general to disseminate tax information to our respective citizens.